Ijambo ry'Imana rigomba kumvirwa mu buryo bwose kandi mu gihe cyose. Ntabwo ari ukwezi kumwe, ntabwo ari umwaka umwe, ntabwo ari igihe uri mu bibazo, ntabwo ari igihe wabuze amafaranga, ntabwo ari igihe umuntu yitabye Imana w'inshuti yawe, ntabwo ari igihe wabaye umukire. Ijambo ry'Imana rigomba kumvirwa mu buryo bumaramaje, ukaryumvira nk'ukuntu Yobu yaryumviye, ukaryumvira nk'ukuntu Yobu. DJ Jono with the hottest mixes. Dead on. Tambourine's great too. DJ Jono. Ndagushimira cyane wowe uhisemo gukurikira Manuka TV show, reka mwifuriza amahoro y'Imana. Mu by'ukuri iyo turebye abantu benshi muri iyi si barashaka ibitangaza, abantu benshi muri iyi si barashaka ibitangaza, ariko ndagira mubwire yuko ibitangaza ntabwo ari bibi, ni byiza ndetse buri wese arabikeneye. Ariko mbere y'uko ukenera ibitangaza, banza wumvire Imana, banza wumvire ijambo ry'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya ni icyanditswe cyahumetswe n'Imana. Bibiliya ni ijambo ryahumetswe n'Imana. Imana yahumetse ibintu byiza. Niba uzi gusoma, niba wumva Ikinyarwanda, uri umunyamahirwe nonaha. Imana igumugisha kuba wemeye gukurikira Manuka TV show. Ariko ntuyikurikire ngo ute umwanya wawe ngo ibyo wumva utaza kubyubahiriza. Ntukurikire iki kiganiro nko kuburukukira. Iri ni ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu buri ijambo ryose mvuze hano riba riturutse muri Bibiliya. Riba riturutse muri Bibiliya. Hari ubutumwa muri aka kanya mbazaniye abantu benshi mutazi kandi mugomba gukurikiza. Ni ubutumwa buri muri Bibiliya. Nkuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, mugomba kubahiriza iby'Imana. Niba hari ikintu ukeneye ku Mana, niba hari ikintu ukeneye ku Mwami, ntugitegereze cyane wowe utarabanza gukora ibyo ishaka. Ubundi ni kenshi umwana asaba umubyeyi we ibyo akeneye, ariko uwo mwana hari igihe iyo urebye neza aba yarananiranye. Hari igihe urebye neza usanga uwo mwana atubaha umubyeyi neza, kuko iyo umubyeyi yubashye umwana, iyo umwana yubashye umubyeyi we, ntabwo byakabaye ngombwa ko umwana arinda ajya gusabiriza umubyeyi, ajya kumubwira ngo nkeneye kwiyogoshesha, ajya kumubwira ngo ku ishuri banyirukanye, ajya kumubwira ngo nkeneye imyenda, nkeneye ibi bikoresho, ngo nkeneye kujya ahantu, inkweto ndazikeneye. Umwana ntabwo yakagombye kubwira umubyeyi, kuko umubyeyi amenyera umwana we. Ariko uriya mwana usaba umubyeyi akamuremeraho, akamubuza amahoro, akenshi umubyeyi ntabwo aba ashaka kubimugurira uwo mwanya, ntabwo aba ashaka kumugurira ako kanya. Ni ukubera ko umwana hari icyo aba atubaha umubyeyi. Iyo wubaha umubyeyi akumenyera buri cyose, ikintu kijya gushira yakirebye, ikintu kijya gukenera ikintu muri we yabikeneye kurusha uko ubikeneye, kuko agushyira imbere, agutekereza kubera ko umukorera ibyo ashaka. Abana iyo ari nka babiri, umwe umubyeyi amukunda cyane, nubwo bose baba bakunda, ariko abanza gufasha umwubaha. Hari igihe uba wumva nabi rero akavuga ngo wowe nta nubwo ndubikugurire vuba kuko wowe wumva nabi, wowe nta nubwo wakoze biriya nagusabye, wowe muri iriya minsi waransuzuguye. Umubyeyi akabanza akagurira uwamwumviye atarinze no kubimusaba. Umubyeyi rero nushaka kubigeranya n'Imana, ntabwo Imana iza gukorera ibyo utekereza kandi wowe utayikorera ibyo ishaka. Ugomba kubanza kubaha Imana, ugomba kubanza kubaha Imana mbere yuko utegereza ibitangaza, mbere yuko ugira icyo usaba. Banza wubaha Imana kandi wihane ibyaha. Niwihana ibyaha ukayubaha, ukayikorera ibyo ishaka, biba biri no mu nyungu zawe, ntabwo biri mu nyungu z'Imana. Ugomba kubaha Imana. Saba Imana ibamugisha kuba mwemeye gukurikira iki kiganiro, kuba mwemeye gukurikira ikiganiro. Icyanditswe cy'uyu munsi rero tuvuze mu izina rya Yesu. Icyanditswe cy'uyu munsi ushaka kubagezaho ni icyanditswe kiri mu Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 12. Niba ufite Bibiliya, ujye mu isezerano rishya muri Bibiliya yera, ushaka ahantu handitse Byahishuwe. Nicyo cyanditswe giherayo, nicyo cyanditswe giheruka muri Bibiliya yera mu isezerano rishya. Ibyahishuwe ibice 22 umurongo wa 12 hatubwira ukuntu Yesu azaza ndetse n'icyo azaza gukora.
hatugaragariza ukuntu Uwiteka azaza ndetse n'icyo azabaje gukora muri iyi si. Twese twararambiwe, twese tuzi ko Imana itazagaruka. Duhora tuvuga ngo ese Imana izaza ryari? Ko twavutse bavuga ngo azaza ryari? Ariko birashoboka kuba ataraza, ko Imana ikeneye ko tubanza tukihana. Hari Imana ireba agahinda twebwe tuyitera, ikabona turi abanyabyaha mu isi, ikibaza se izaza mu by'ukuri izaza gukora iki ko tukiri abanyabyaha? Birashoboka yuko Imana itegereje ko tubanza tukihana kugira ngo tuzajye mu ijuru. Birashoboka ko Imana ikireba ko abantu bayo nibura bashobora kuzabanza bakisubiraho. Urumva, nibura abantu babanze bisubireho, Imana ibone kuza. Imana yareba uburyo turi abanyabyaha, uburyo twikunda, uburyo dukora ibyaha byinshi. Mu by'ukuri iyi si irimo ibyaha byinshi pe. Iyi si irimo ibyaha byinshi. Iyo urebye no ku makuru ibintu binyuraho, iyo urebye abantu benshi bibatangaza, ni ibintu nyine bibi. Kanaka yishe uyu nguyu, yibye uyu nguyu, yaroze uyu nguyu, kanaka yapfuye, bamuteze nijoro, baramuroze. Ibyaha gusa. Imana birayibabaza kubona tukiri abanyabyaha kandi iyo ishaka kuza. Mu by'ukuri ikibuza Imana kuza, niba iracyaduhaye agahenge ngo irebe yuko twihana. Kuko ubundi mu Byahishuwe 22:12 haranditse ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Murumva? Dore ndaza vuba nzanye ingororano. Fata Bibiliya yawe yera ujye mu Byahishuwe 22:12 tugenda no mu wundi. Dore ndaza vuba nzanye ingororano. So kuba Imana iri buze vuba ikazana ingororano, isizaniye nde tukiri abanyabyaha? Irazizanira nde kandi tukiri abanyabyaha? Mureke twihane twese tujye mu murongo Imana ishaka kugira ngo izane izo ngororano. Ntabwo izo ngororano yazizana tukiri abanyabyaha. Ntabwo izo ngororano yazizana tukima abakozi ibihembo byabo. Ntabwo izo ngororano yazizana tukibeshya tukarahira n'ibinyoma. Umuntu akaguhamagara kuri telefone ngo ndahangaha, ngo nukuri ngo ndahageze kandi ugataraba no guhaguruka. Umuntu akabeshya mugenzi we tuzabana iteka, urupfu nirwo ruzadutandukanya, mu cyumweru gitaha kuva bakoze divorce. Ubwo se izo ngororano Imana izazizanira nde? Njyewe ntabwo nje guca urubanza, ariko njyewe ndimo kuvugira Imana. Imana irimo kumvugiramo, iri ni ijambo ry'Imana. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Uwo ni umurongo wa 12 mu Byahishuwe 22. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Hari rero Imana ireba ibyo twakoze ikabona nta nubwo ingororano ikwiye kuzizana, ikabona nubwo dukwiye ingororano. Turacyari mu byaha byinshi n'ukuri. Mwihane, twihane kandi tumaramaze. Iyo uvuye ku murongo wa 12 ariko mu bice 22 ukegeraho gato hepfo ku murongo wa 15 haranditse ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ibyahishuwe 22:15. Hanze hazaba imbwa n'abarozi. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo ndetse n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ni ukuri niba uri mu nzira yo kujya mu bwami bw'Imana, niba uri mu nzira yo gushaka ubugingo buhoraho, banzire ko iby'isi ukurikiza iby'Imana ishaka. Ntuzisange hanze, ntuzisange mu bantu bazaba bari hanze, ntuzisange mu bantu bazaba bari hanze b'imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi. N'ubundi impamvu abantu bazaba bari hanze nuko bishe amategeko y'Imana. N'ubundi amategeko y'Imana atubuza gusambana, kandi uva hanze hazaba hari abasambanyi. Amategeko y'Imana atubuza kuroga. Iyo uroze umuntu ari umwisha, Bibiliya itubuza kwica. Urumva rero ko hanze hazaba hari abarozi n'abasambanyi, Bibiliya itubuza gusambana. Hanze hazaba hari abicanyi, Bibiliya itubuza kwica. Hanze hazaba hari abasenga ibishushanyo, Bibiliya itubuza gusenga ibishushanyo. Mu Kuva 20:20 hari amategeko y'Imana. Umuntu wese ukunda kubeshya akabikora azaba ari hanze, Bibiliya itubuza kubeshya. Mu by'ukuri niba ukunda kubeshya wibikerenza, wibikinisha. Ijambo ry'Imana rizeriye. Ijambo ry'Imana ntabwo rikinishwa. Ijambo ry'Imana ntabwo urihindura ngo akantu gatoya. Oya, iri ni ijambo ryahumetswe n'Imana, rigomba kumvirwa kumaramaje, rigomba kumvirwa mu buryo bumaramaje, rigomba kumvirwa mu buryo bwuzuye, rigomba kumvirwa mu buryo buri wese abyumvire nyine akamaramaza. Wikumvira ijambo ry'Imana mu cyumweru kimwe ngo mu gitaha ube wabivuyeho. Ijambo ry'Imana rigomba kumvirwa mu buryo bwose.
kandi mu gihe cyose. Ntabwo ari ukwezi kumwe, ntabwo ari umwaka umwe, ntabwo ari igihe uri mu bibazo, ntabwo ari igihe wabuze amafaranga, ntabwo ari igihe umuntu yitabye Imana w'inshuti yawe, ntabwo ari igihe wabaye umukire. Ijambo ry'Imana rigomba kumvirwa mu buryo bumaramaje, ukaryumvira nk'ukuntu Yobu yaryumviye, ukaryumvira nk'ukuntu Yobu